Hello guys, muri video ngiye kukwereka AI wakoresha ugakora zino video abantu benshi bakoresha ku mbuga nkoranyambaga zabo kandi ukabona ziratumbagira zizamuka zihuta. Muri video ngiye kukwereka AI wakoresha ugakora video yose wifuza gukora ndetse iyo AI ntago yishyurwa. Ngira ngo urabibona nawe ko ino video imwe nakoze nkashyira ku YouTube channel yanjye yari imaze kugira views 2000. Ariko zino views ntago zihagije kuko abandi bazikoresha urabona ko views babona ni nyinshi cyane. Urabona nk'ino video reba views ifite. Ni ngiyi urebe views ifite. Zino video ziri gutrendinga cyane ndetse nawe nuzikoresha urafite amahirwe yo kuri social media zawe zigiye kuzamuka. Muri iyi video ngiye kukwereka AI wakoresha ugakora video nka ziriya za Ronaldo. Ngira ngo ubona zino video za Ronaldo, Ronaldo yagiye muri Fast and Furious. Zino video ziri kwinjiza amafaranga menshi ndetse zikabona views nyinshi kuri YouTube. Rero nawe uramutse uzikoresheje birumvikana ko iyi nyungu nawe yakugeraho. Rero muri video ngiye kukwereka ukuntu wakora zino video za Ronaldo ari muri Fast and Furious ndetse iyi AI ngiye kukwereka iri butume ukora n'izindi video nyinshi watekereza gukora ariko warabuze AI yabigufashamo. Iyi AI ikora video bwoko bwo bwose, yaba ari cartoon yaba ari video za original zose irazikora. Ikintu usabwa ni kimwe gusa kugira ngo umenye kuba wabyikorera no kureba video kuva itangiye kugeza irangiye, hanyuma nyuma yaho uzanshimira. Zino video rero ukuntu tugiye kuzikora ntago turi buzikore tugiye kuri setting dusetting kamera duhamagare bari abakinnyi bose dushaka baze tubakinishe, ahubwo tugiye kuzikora twifashishije AI. Nituvuga AI umve artificial intelligence, ibintu byose dushaka ndetse n'abakinnyi bose turi bushake muri no filime yacu tugiye gukora cyangwa se ino video yacu turi bubyongeremo twifashishije AI. Aho ngaho niho AI itikwerekera ko ifite imbaraga kandi nyinshi. Gutangira urakenera application ebyiri, ari iyi ngiyi ya ChatGPT, iyi ngiyi ureba hano yitwa ChatGPT. Abantu benshi murayifite, niyo mahirwe ntago muri gwirwe mwesitara kuko abenshi ndabizi murayifite ChatGPT muri telefoni zanyu. Hanyuma indi turi bukenere ni application yitwa Grok. Grok ifite isura imeze gutya, urabona ko ni application yitwa Grok. Uragenda muri Play Store hanyuma usachingemo application yitwa Grok, hanyuma numara kwestara uhite uza uyitangire. Nugira muri ChatGPT mo hano uhite ubanza ukande kuri sign up bwa mbere, ubanza ufunguremo account nkuko uri bubikore ahangaha kuri application yacu ya Grok nanone. Hanyuma ikindi kintu uhite ukora no kuvuga ngo iri application yacu ya ChatGPT ikintu budufashe mu gukora zino video iraduha prompt. Ahantu turajya dukenera prompt turagenda tugenda tuyibaze prompt, hanyuma duhite tuyizana muri application yitwa Grok. Mbere nambere amategeko n'amabwiriza agenderwaho mu gukora video hano muri iyi application ya Grok. Ikintu cyambere banza gukora ubanza kuba wakora ifoto y'iyo movie ugiye gucreatinga cyangwa se ugakora ifoto y'abo bakinnyi bose uri bukenere muri iyo movie yawe cyangwa se muri iyo video. No kuvuga ngo iyo umaze gukora ifoto niho bitangirira abikora video. Hano rero ukibazo turatangira dukora iki? Ahangaha turi urabona ko ari muri Grok, hanyuma kandi dukeneye prompt yo kuzana hano muri Grok, hanyuma tugatangira gukora video cyangwa se tugatangira gukora ifoto y'iyo video tugiye gukora. Ikintu turakora turasubira inyuma hano, urabona ko hano ni muri Grok, hanyuma tuze mu ChatGPT hanyuma tuyisabe prompt. Nitugera muri ChatGPT hanyuma hano nkuko ubibona twaje muri ChatGPT turayandikira kugira ngo iduhe prompt twagera muri Grok, hanyuma tugatangira gukora ziriya movie za Ronaldo ari muri Fast and Furious. Hanyuma hano urabona ko twari tukayandikira ngo ma prompt ntoya yakubaka movie ya Fast and Furious irimo Ronaldo na team yose ya Fast and Furious. Hanyuma hano hasi duhita tuyandikira ngo Grok. Urabona ko twabishyize mu gakubo, twayiherezaga nyine sinyari yuko app iri bidufashemo ari Grok. Birumvikana ko nyine ChatGPT ibizi ukuntu ama application yakora, hanyuma ikadushakira prompt ijyanye n'ukuntu ibizi, hanyuma turayoherereza. Urabona ko yaduhaye prompt yo mu cyongereza. Iyi ngiyi prompt yo mu cyongereza urasanga imeze gutya, hanyuma uze uyikandeho gutya uyikomezeho, urangiza uselecting umanuka byose ubikopiye ahangaha gutya. Numara kuyakopiya uhite tuyajyana muri ya application yacu yitwa Grok, hanyuma uyinjiremo gutya, urangiza uze uyatereka handi hambere ubingukira, hanyuma uhituza ukane kuri amagambo wakopiye ajyemo hanyuma yoherereza. Ariko biriya bintu byo kujya gusaba prompt kuri ChatGPT hanyuma ikayiguha biriya wabikora utazi icyongereza, aho ukajya kuri ChatGPT ukayibwira ati ma prompt nakoresha agasene kameze ukuntu. Hanyuma rero niba uzi icyongereza wowe uraza wenda tuvuga ati ngenzi icyongereza, ubona ko naje nkandika hano muri Grok. Grok nayo irumva uretse kinyarwanda cyumva neza, ChatGPT ni cyumva neza wayandikira ikanaguhereza prompt ijyanye n'ibintu wayandikiye. Hanyuma hano urabona ko nazi mbyandika mu cyongereza nshaka ifoto y'imodoka cyangwa se imodoka itwaye na Vin Diesel yo muri Fast and Furious cyangwa se amashusho yo muri Fast and Furious, Vin Diesel atwaye imodoka ari kumwe na Ronaldo. Hanyuma urabona ko nayoherereje, hanyuma ikamereza amafoto ngaya ayo ushaka urayireba, hanyuma urabona ko amafoto ari ngaya, hanyuma urabona ko n'abakinnyi nabo bayirimo. Ahangaha nkwibutsa ko iyo ugiye gukora movie ntago ukora video imwe ngo ihite irangira,
uhita ukora udukati twinshi ku buryo uza kuduhuza hakavamo movie igaragara cyangwa se video igaragara nka zira wabonye kuri YouTube bari abantu bakoresha. Nushaka ugenda searching kuri YouTube urebe zira video za buriya bwoko ntago zigomba kuba ari video ndende ariko views zirazibona. Hanyuma nanone iyo ushaka gukora video ndende ntago byakuza gukora video ndende kuko ino application yitwa Grok ikora ama video kandi ntago isaba kwishyura cyangwa se ngo ibe iri pro. Iyo ushaka kwishyura nabwo urishyura ariko no kwikoresha ku buntu nabwo biremewe. Hanyuma ikindi kintu ukora uraza hano gutya wenda tuvuga ati aka gafoto niko nahisemo akangaka karahanga ku ruhande ukaza ukagakandaho. Iyo umaze kuyikandaho urareba ukuntu imeze ugahita uza ugakanda kuri akantu nanone ko gukora video ahangaha gutya. Ahangaha gutya nako ukaza ukagakandaho. Iyo umaze kugakandaho bahita bakuzana ahangaha gutya bakauploadinga ino image yawe hanyuma hano ukaza ugatayipinga ukuntu ushaka ko iyo video yawe iri bukorwe ahangaha munsi. Iyo umaze kuzana munsi uraza ukandikamo wenda nimba ushaka ko batwaye imodoka iri kuri speed iri hejuru. Ubona ko hano ndaje ndayandikira ngo batwaye imodoka ku muvuduko uri hejuru. Hanyuma igatangira ikageneratinga video yawe ugategereza akanya gatoya igahera kuri 1 paka igeze ku 100. Hanyuma ngira ngo urabibona ko video badukoreye neza nta itandukaniye no na zimwe ujye ubona mu mafilime Hanyuma iyo ushaka kudownloadinga kuko muri turazidownloadinga zose zo turi bugenerating hanyuma tuze kuzihuza mu nyuma havemo video ndende. Iyo ushaka kudownloadinga uraza ugakanda kuri akantu kari hano munsi kanditse ngo download. Akangaka gutya iyo umaze kugakandaho bakubwira ngo download started hanyuma ugahita usunika ukajyana hirya ukajyana kuri ya video yawe yindi nayo ugahita ugakanda kuri akantu ka download hanyuma ukayidownload. None ikintu kiba gisigaye ugiye gukora amaseni menshi ibintu ushaka ko biri bukurwe muri iyo filime. Ukuvuga ngo hano abakinnyi bose ushaka ko bari bujye muri iyo filime uraza ukarikamo amazina yabo hanyuma ugashyiramo n'ikintu baba bari gukora muri iyo filime hanyuma bakagikora nyuma yaho ukari bubihuze byose ugiye ku editinga muri CapCut cyangwa se muri InShot. Ngira ngo ahangaha tugeze nk'uko ubibona na downloadinze amafilime menshi cyangwa se uduseni twinshi ndi bugene nkena muri iriya movie yanjye. Hanyuma no kuvuga ngo uragenda ugashyiramo prompt hanyuma ikagukorera ifoto hanyuma yamara gukora ifoto ugahita uyibwira ukuntu ushaka ko iyo foto iri buze kuba iri kwikina. Hanyuma ugakora ama movie menshi batwaye imodoka bari kurwana bari kugira gute byose ukabikora hanyuma ukabika kuri telefone yawe. Iyo umaze kubika kuri telefone yawe rero nta kindi kiba gisigaye urabona ko ngiye ama video ngaya nayabitse ni menshi ndi bukenere kugira ngo nyateranye hanyuma nkore movie igaragara. Urabona ko ama video ni menshi cyane nkaya ngaya gutya urabona ko batwaye imodoka nama video menshi cyane nagiye nkora ajyanye n'iriya movie yanjye nshaka gukora mu kanya gatoya. Noneho ayangaya yose ngiye kuyajyana muri CapCut no muri InShot cyangwa se biraterwa n'iyo nkoresha n'editinga hanyuma nyahuze yose ngende nyahuza bitewe n'ukuntu akurikirana hanyuma havemo movie irenze. Ino video kandi akarusho nuko nzayaploadinga kuri YouTube channel mukayibona ukuntu itunganyije ndetse n'ukuntu twayitunganyije nabitunganyije byose ndi kubibereka. Hanyuma ukaza muri CapCut ko video twagiye turayitunganya neza. Urabona ko hano twari turi kueditinga tugenda duhuza ama video ariko ino video ntabwo ndi uyiberekera hano ahubwo umuntu ukeneye kuzayireba na kandi subscribe kuri YouTube channel hanyuma fungura inzogera. Ikindi kandi ntiwibagirwe kwandika like kandi igitekerezo ufite ugisige muri comment. Nufungura inzogera kano ka video nzaka-uploadinga kuri YouTube channel kazahiteka kugeraho urebe ukuntu kameze kazaba ari OG kazaba ari amateka kazaba ari umuti. Ndetse nayo ushaka kujya creating ama video nkaya ngaya ukabona hari akantu kagucitse muri iyi video usubize inyuma uko byose nagiye mbyerekanamo kandi byose ni by'ingenzi mu gukora zino movie. Ndetse nkwibutsa ko impamvu kano ka video tuno tuntu turi gutrendinga nuko iriya movie ya Fast and Furious Vin Diesel yigeze kuvuga ko iza-uploadingwa mu minsi iri imbere ndetse na Ronaldo azaba yirimo. Rero kuyikoraho kariya ka video nka kariya cyangwa se video nka turiya ni ibintu byatuma ubona views nyinshi. Rero ciao ndakunda cyane duhurire kuri video ikurikira.